ubushinjacyaha bukurikiranye Nyirangironsanga Solange ku cyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake. Yavukije ubuzima Rudasingwa Ihirwe Davis. Icyaha bandega nacyemeye tariki 13 hari mu isaha ya 2 z'ijoro. Nishe umwana. Byibuze mbabarira. Umpuze n'ababyeyi buriya mwana. Nyirangironsanga Solange haguruka. Urigira hano mu gacucu, reba hano wigira mu gacucu. Aho ngaho. Nyirangironsanga Solange ni mwene Sezibera na Mukakibibi wavutse mu 1985 avukira ahitwa Ikadamu Rubirizi Nasho Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba. Akaba abarizwa Karubibi kya Ruzinge Indera akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Uwo mwirondoro tugusomeye n'uwawe? Umwirondoro n'uwanjye ariko aho mwavuze navukiye ntabwo ariho navukiye. Wavukiye hehe? Navukiye mu karere ka Gakenke, umurenge wa Ruri, akagari ka Busoro, umudugudu wa Cyoganyoni. Yegereze mikoro usubiremo neza, uhera ku mudugudu. Nahereye ku mudugudu wa Cyoganyoni, akagari ka Busoro, umurenge wa Ruri, akarere ka Gakenke. Okay. Aho niho wavukiye? Yego. Ariko aho ubarizwa ntacyo twibeshyeho. Ntacyo kuko aho mwambwi Nasho niho nafatiye irangamuntu. Niho wafatiye irangamuntu? Yego. Okay. Hanyuma ukurikiranwaho icyaha cy'ubwicanyi. Nicyo wabajijweho? Yego. Ukurikira rero ubushinjacyaha bugiye kugisobanura buvuge n'ibimenyetso, nawe uraza kugira umwanya wo kwisobanura. Yego. Ubushinjacyaha muhawe ijambo. Nyakubahwa Presidente w'iburanisha, ubushinjacyaha bukurikiranye
Nyirangironsanga Solange ku cyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake. Nyakubahwa Perezidante w'iburanisha, umuntu afite uburenganzira bwo kubaho. Ibyo ni ibiteganwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003. Twibagiwe kukubaza niba wiburanira. Ndiburanira. Ubushinjacyaha bwavugaga ko ukurikiranye Nyirangironsanga Solange ku cyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake. Nyakubahwa Perezidante w'iburanisha, umuntu afite uburenganzira bwo kubaho. Ibyo ni ibiteganwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mwaka w'2003 ryavuguruwe mu mwaka w'2015 mu ngingo yaryo ya 12 ivuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kubaho kandi ko ntawe ushobora kuvutswa ubuzima mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Nyirangironsanga rero Solange yavukije ubuzima Rudasingwa Ihirwe Davis, twavuga mu buryo bunyuranyije n'amategeko, nibyo koko, ariko kandi mu buryo bw'amaherere. Ingingo ya 13 y'itegeko nshinga ivuga ko umuntu ari umunyagitinyiro kandi ko ari indahungabanwa. Igitinyiro rero cya Rudasingwa Ihirwe Davis nk'umuntu, Nyirangironsanga Solange yaracyubahutse amuvutsa ubuzima. Akaba ariyo mpamvu ubushinjacyaha bwamuzanye imbere y'urukiko, kugira ngo amategeko akurikizwe, kuko muri iriya ngingo ya 13 y'itegeko nshinga mu gika cyayo cya 2 kivuga ko leta ifite inshingano zo kumwubaha, ubwo ni wa muntu, no kumurinda ndetse no kumurengera. Iki cyaha Nyakubahwa Perezidante w'iburanisha ni icyaha kiri mu cyiciro cy'ibyaha by'ubugome. Icyaha cy'ubwicanyi giteganywa kandi kigahanishwa n'ingingo y'107 y'itegeko nimero 68/2018 ryo ku itariki ya 30 ukwezi kwa munani mu mwaka w'2018. Iyo ngingo ihana umuntu wese wica undi ku bushake. Nyakubahwa Perezidante w'iburanisha, hari ku itariki ya 12 kwezi kwa gatandatu umwaka w'2022 ubwo Nyirangironsanga Solange yari yasigaye mu rugo nk'umukozi wo mu rugo rwa Rudasingwa Emmanuel Victor,
akaba yari yasigaranye n'uriya mwana Rudasingwa Ihirwe Davis, ari bo gusa bari mu rugo. Ababyeyi b'uyu mwana, papa we yari yagiye muri siporo, mama we yagiye gucuruza. Uyu mwana rero Nyirangironsanga Solange bari basigaranye, yaramushutse amubwira ko agomba kujya kurya umunyenga, agakuramo umupira yari yambaye akawuzirika kuri grillage y'urugi, amubwira gukandagira ku ntebe. Urumva ko iminyenga y'abana kenshi iba ari ukugenda nyine ujya imbere ujya inyuma, hanyuma asunika intebe, wa mupira uramufata mu ijosi, umwuka urahera. Intandaro y'uku kumushuka no kumushyira muri uyu mupira cyangwa se umugozi, bikaba ari uko uyu mwana yari yasigaye mu rugo, umubyeyi we amubwiye ko agomba gukora etide cyangwa se gusubira mu masomo. Hanyuma rero Nyirangironsanga ngo abona atari gukora etide, ahubwo wahugiye muri telefone, nibwo rero yayimwakaga. Uyu mwana ngo yaje kurakara, arangije ngo amukubita ibuye mu mugongo. Nyirangironsanga nk'umuntu mukuru ndetse wivugira ko afite abana 5, aho kubona ko ari ibikorwa by'umwana, ahubwo yagize inzika. Twavuze ko iki cyaha ari icyaha cy'ubugome, nibwo yaje kumushuka. Urumva ibintu byo kwiyahura kera byakorwaga n'abantu bakuze b'abakecuru. Uyu mwana nta hantu yigeze abona umuntu wiyahuye wagiye mu mugozi. N'abantu baraha abamubonye ni bake cyane, ni bake cyane. Ariko rero kubera ko yaravuze ati nukurya umunyenga, nuzirika aha ugashyira umutwe hano mu mugozi urarya umunyenga. Umwana yihutiye nyine kujyamo, ahagarara ku ntebe iri aho y'idiva iri ku muryango. Uyu mwana siwe wasunitse intebe kuko ntabwo yayisunikisha ukuguru ari mu mugozi. Nyirangironsanga yigije hirya ko bayisanze nko muri santimetero 40 ahagana ku rugi. Umwana rero yakomeje anagana hejuru, umwuka urahera. Ariko Nyirangironsanga ntiyanabyitaho, ko yivugira ko yaje kureba asanga umwana arimo ararwana no kwikura umugozi mu ijosi, ariko yisubirira hanze kwiyogereza ibyombo. Nibwo yagarutse asanga umwuka waheze kubera kujijisha, agenda bucece nyakubahwa perezida, aho guhita atera induru, agenda bucece arinda ageraho nyina w'umwana arimo gucururiza. Nabwo ntiyamubwira ati mu rugo habaye ikibazo, yamubwiye asakuza ati ngwino urebe, ngwino urebe, atanamubwiye icyaza kureba. Ageze mu rugo nibwo yasanze uyu mwana amanitse muri uwo mupira wamufashe, umwuka waheze. Ariko kubera iby'ububyeyi ajya guhembagura amwongerera umwuka, ariko byari byarangiye. Nyakubahwa Perezidante w'iburanisha, hari ibimenyetso ubushinjacyaha bufite bishinja Nyirangironsanga Solange ko ari we
wakoze iki cyaha. Kugira ngo icyaha gihame umuntu mu buryo bwa rusange, hagomba kuba hari ibintu bitatu bikigize kandi bifitiwe ibimenyetso. Hagomba kuba hari igikorwa giteganyijwe n'itegeko kandi gihanwa n'itegeko umuntu agomba kuba yakoze kandi akagikora agikoranye ubushake, ndetse hakaba hari n'itegeko riteganya iki cyaha rikanagihana. Ku bijyanye rero n'iki cyaha, Nyirangiro nsanga Solange akurikiranyweho cy'ubwicanyi buturutse ku bushake. Igikorwa kigize icyaha yakoze nuko yishe undi. Bivuga ko uwiyishe ntabwo akurikiranwa kuri iki cyaha. Yishe undi, yishe nde? Yishe Rudasingwa Ihirwe Davis. Yakoresheje ubuhe buryo amwica? Yamushyize mu mugozi akoresheje kumushuka ngo arajyamo arya umunyenga, arangije ibyari umunyenga yamubwiraga biba ari ukumwica. Ku bijyanye n'ibimenyetso by'ubushake bwo gukora icyaha, ku kibazo cya 10, kibazo cya 4, nyakubahwa Perezidante w'iburanisha kibazwa rye ryo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2022, yarabajijwe ati: kwica uyu mwana byarakugwiririye cyangwa warabiteguye? Yaravugaga ati: byarangwiriye, ntabwo nabiteguye, ahubwo yanteye ibuye ndarakara ndamushuka yishyira mu mugozi arapfa. Mbonye apfuye njya guhuruza. Twari turi ku kibazo cya 4. Ubwo yamushukaga ngo yishyire mu mugozi wari ugamije kwapfa? Yarashubije ati: yego, nashakaga kwapfa. Iki rero ni ikimenyetso nyakubahwa Perezidante w'iburanisha gishingiye ku byo yivugiye ari mu bugenzacyaha. Nanone ku kibazo cya 5 arimo abazwa uburyo yakoze iki cyaha, yavuze uburyo yabonye uyu mugozi cyangwa uriya mupira wamaze kumufata mu ijosi, abonye atakibasha kwikuramo ngo arasohoka agera hanze mu gikari, agaruka kureba ko yapfuye asanga atakibasha kunyeganyega, nibwo ngo yasohotse ajya kubwira nyina, amubeshya ko yivugiye ko ngo amubeshya ko asanze umwana yimanitse. Akomeza avuga ko abajijwe ku kibazo cya 14 impamvu atagize umutima utabara ngo yigarure ku gikorwa yarabaze gukora cyo kumushyira mu mugozi, nibura ngo umukuremo atarashiramo umwuka, nyakubahwa Perezidante w'iburanisha yaravuze ati: nta bumuntu nari mfite, numvaga nta mbabazi mufitiye.
nyakubahwa perezidante w'iburanisha, ibi ni ibimenyetso by'ubushake bwo gukora icyaha ndetse n'ibimenyetso by'igikorwa yakoze cyo kwica undi biturutse ku bushake. Ku bijyanye rero n'ingingo iteganya iki cyaha ikanagihana, ni ingingo y'107 ari rya tegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, tegeko nimero 68/2018 nk'uko ubushinjacyaha bwabivuze. Dukomeje rero ku bimenyetso by'igikorwa cyo kwica undi biturutse ku bushake, nyirangira nsanga yivugiye ko uyu mwana ababyeyi be bari basize ari muzima, bagarutse basanga yagiye gutabaza cyangwa se guhuruza umwana yashizemo umwuka. Bivuga ngo uyu mwana yarapfuye kandi yari muzima, kandi icyatumye apfa n'uriya mugozi yamushyizemo, arangije asunika intebe, umwana umugozi uramuniga arapfa. Nyakubahwa perezidante w'iburanisha, nk'uko ubushinjacyaha bwakomeje kubivuga, mu kibazo cya 5 yarabajijwe ati sobanura urupfu rw'uyu mwana uko rwagenze n'intandaro yarwo kugira ngo uyu mugozi cyangwa uyu mupira umunike. Yarabuze ati uyu mwana bamusigiye telefone noneho anywa igikoma, arangije musaba ko ajya gukora etide arabyanga, akomeza akirisha telefone, nibwo nayimwambuye yaravuze ati uyu mwana bari bamusigiye telefone noneho anywa igikoma, arangije musaba ko ajya gukora etide arabyanga, akomeza akinisha telefone, nibwo nayimwambuye ndayibika njya mu mirimo hanze, noneho arancunga ankubita ibuye ryo mu mugongo, ahita yiruka asubira mu nzu. Yarakomeje ati ndamukurikira, ngeze mu nzu nsanga agapira yari yambaye yagakuyemo, ndamushuka ndakamuha, ndamubwira ngo niyurire ku ntebe azirika ako gapira kuri grillage y'urugi, noneho narangiza akajyemo arya umunyenga yumva uko biryoha. Nibwo yakishyizemo kubera ibiro yari afite, ahita anaganamo kamufata mu ijosi, ari nako karushagaho kwifunga. Ndangije musiga aho ari kurwana no kukikuramo, ariko kari karangije kumufata ntiyarakibasha kukikuramo. Atubwo narasohotse
ngera hanze mu gikari ngaruka kureba ko yapfuye, nsanga atakibasha kunyeganyega. Nibwo nasohotse njya kubwira nyina aho yarari kuri butike, mubeshya ko nsanze umwana yimanitse. Nyakubahwa Presidente w'iburanisha yivugira ubwe nta gahato ko yashutse uyu mwana, ajya mu mugozi amusigamo arasohoka. Yagarutse aje kureba ko yapfuye, bigaruka kuri bwa bushake ubushinjacyaha bwavuze. Yivugiye neza ko yashakaga kwapfa, kuko niba iyo adashaka kwapfa kandi akaba mu bushinjacyaha nubwo yagihakanye, uyu mwana iyo aza kwiyahura koko akaba yaragize amahirwe umurera umeze nk'umubyeyi we, kuko niwe usigarana nawe, agasanga ari kurwana n'umugozi, yari guhita afata ako gapira, agafata icyuma, agafata akanahuruza, agasakuza, akashaka uburyo bwose kuba yarasanze arwana no kubikuramo. Nyakubahwa Presidente hari hakiri amahirwe yo kumukiza, ariko yasubiye hanze yisubira mu kazi ke, agaruka aje kureba ko yapfuye. Iryo nibyo yivugiye Nyakubahwa Presidente w'iburanisha mu ibazwa rye ryo ku itariki ya 13 kwezi kwa gatandatu umwaka 2022 ari mu bugenzacyaha. Umubyeyi Rudasingwa Victor Emmanuel nawe mu buhamya yatanze avuga ko yari yagiye muri siporo, hanyuma yumva amakuru avuye mu rugo avuga ko umwana yasize ari gukora etide apfuye. Yavuze ko yahise agaruka abaza umukozi wo mu rugo Solange ibyabaye, ariko nta garuriro byari bigifite, kuko uyu mwana yari yamaze gupfa, kandi uyu mukozi Nyirangironsanga Solange akaba yari amaze igihe asaba kujya mu rugo kureba umwana yari yasize. Umutangabuhamya Karimba Innocent akaba yari mu murima yaje gusarura ibigori hafi naho nyina w'umwana yari arimo acururiza. Mu buhamya yatanze avuga ko yabonye Nyirangironsanga aza abwira nyirabuja ngo naza arebe mu rugo hari ikibaye. Ntabwo yigeze amubwira ko umwana agize ikibazo, ahubwo ngo yakomeje asakuza avuga ngo naza arebe ikibaye. Nuko uyu mubyeyi ahita ajyana nawe, kuko yamukururaga ngo ngwino ujye kureba. Bazamuka biruka, ariko Karimba Innocent kuko yabonaga ko Nyirangironsanga aza avuga ngo hari ikibaye ariko atakivuga, nibwo yabakurikiye baragenda. Bageze mu rugo
baca mu gikari binjira mu nzu. Bageze kuri saro abona umwana amanitse ku rugi. Uyu mutangabuhamya yavuze ko bamukozeho, ntabwo bari babonye ko aziritse kuri grillage y'urugi. Ngo uyu mutangabuhamya niwe wahise ahambura umupira wari uziritse umwana, ngo yahambuye amapfunda abiri kandi akomeye. Ariko yakomeje avuga ko umwana yari yaheze umwuka, ngo bagerageje kumwongerera umwuka biranga, bamujyana kwa muganga, ariko umwana yari yamaze gupfa. Nyakubahwa Perezidante y'iburanisha, ubuhamya bwa Karimba Innocent burashimangira neza ko Nyirangironsanga yishuye umwana. Iyo atamwica nyakubahwa Perezidante y'iburanisha, ahantu hose yanyuze, ahantu hose yanyuze bavuga ko hafi aho hari abakanishi bari barimo gukanika imodoka, ariko yabonye umwana muri uwo mupira ntiyababwira, kubera ko yari azi icyo yakoze kandi adashaka ko umugambi wo kwica uyu mwana ukorwa mu nkokora. Abanyuraho yiruka atavuga ati murantabare umwana agize ikibazo, arinda agera kuri nyirabuja ataravuga ikibazo. Biragaragara neza ko rero kujya kubwira nyina w'umwana kwari ukujijisha, kuko yaba atari we yari guhita ambanura umwana mu mugozi, agahita atabaza abakanishi, ndetse uyu mubyeyi kuko ngo yari nko muri metero 400, iyo nduru yari kuvuza yari no kumusanga hari gucururiza. Ariko kubera ko yari yagize uruhari muri uru rupfu rw'umwana, yagiye bucece abona umwana muri uwo mupira kuko yari yamushyizemo, ntihagira icyo avuga, ategereza ko umwuka uhera, asubira mu byombo. Abonye umwuka uheze yigira inama yo kujya kujijisha, abwira umubyeyi we ngo naza areba atanamubwira n'icyo agiye kureba. Mutangabuhamya Uwera Jeannette akaba ari we warangiye akazi Solange, nawe yavuze ko iyi nkuru y'uko Solange yishe umwana yamugezeho, agerageza kumuhamagara kuko atarazi ko ubwo bugome yaba bufite, ariko avuga ko atashoboye kuvugana nawe kuko telefone atarakifite. Ubu bugome ubushinjacyaha burimo no mwibazwa rye yakoreye mu bugenzacyaha ku itariki ya 19 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2022, ubwo mu bintu bye bari basanzemo ikarine, aho ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2022, muri iyo karine yari yanditsemo ngo umwanzuro ngo kwihorera. Abajijwe icyo bisobanura, ubwo yari imyanzuro 4 yanditse kuri iyo tariki, yanditse umwanzuro wa mbere kwihorera, uwa kabiri
kujya Rusizi bwa nyuma. Umwanzuro wa gatatu ngo Elisa sinzakubabarira n'abagushyigikira bose. Umwanzuro wa kane yaravuze ngo kwita ku muryango wanjye. Birumvikana ko iyi myanzuro cyangwa se ibi byari byanditse muri iyi karine bitari bisobanutse, ariko kandi abajijwe uwo mwanzuro wo kwihorera yavuze ko hari uwitwa Ikimpaye Elisa w'i Rusizi ngo wamubeshye urukundo amurya amafaranga 200,000 ariko yanga kumutunga, arangije ngo babanye ukwezi kumwe aramuta. Muri uku rero kwihorera yavuze ko nubwo yamutaye ni mu kibazo cya gatandatu nyakubahwa Presidente w'iburanisha yaravuze ati nateganyaga kumubeshyeshya nkamusura maze tukararana nkamucunga nkamukata igitsina nawe akumva. Yaravuze ati nkamucunga nkamukata igitsina nawe akumva uko kugira nabi bimera. Twasaba ko mwamutuje kugira ngo dukomeze. Nyakubahwa uyu mwanzuro yanditse muri aka gakarine kafashwe ni umwanzuro ubanziriza kwica uyu mwana. Bivuga ngo ubu bugome yagize kuri iriya tariki ya 12 z'ukwa gatandatu yarabwifitemo, bigaragarira mu byo yanditse ku itariki ya 27 z'ukwa gatanu mwaka w'2022. Bigaragaza rero ko ubwo bugome ari nabwo yakomeje kuri iriya tariki, bituma ashyira uriya mwana mu mugozi. Nyakubahwa Presidente w'iburanisha, hari raporo ya muganga, nayo igaragaza ko umwana Rudasingwa Ihirwe Davis ko yapfuye kandi akaba yari afite ibikomere bito bito ahagana ku ijosi. Urupfu rwe rero rukaba rwaratewe nuko igice cyo ku ijosi cyanizwe hakoreshejwe imbaraga, bigatuma habaho guhagarara kw'amaraso n'umwuka bijya mu bwonko. Iyi raporo ya muganga autopsy yakorewe ku murambo wa nyakwigendera birahura neza n'ibyo Nyirangironsanga yivugiye, aho ubushinjacyaha bwagaragaje ko ni mu kibazo cya gatanu n'igisubizo cya gatanu, aho yavuze ko amaze kumushyira mu mugozi, kuko niba yarabuze ati jya mu mugozi, ubushinjacyaha buragaragaza ko ari we wamushyizemo kuko yari umwana akamubwira ibyo akora, ko
yagiye agasanga umwana arimo ararwana n'umugozi mu ijosi cyangwa uwo mupira, uko yarwanaga nawo wamufashe niko yiryaga inzara agira ngo awigizeyo, ariko bikanga. Utwo dukomere rero two kwinosha arwana n'umugozi ngo awikuremo nibyo bikomere biri inyuma. Iyi raporo ya autopsy ya muganga yabonye. Ibyo rero kuba uyu mwana yaravukijwe ubuzima byanagaragajwe n'itsinda ryagiye aho icyaha cyabereye, abagenzacyaha, aho bakoze raporo bagasanga nubwo uyu nyakwigendera basanze bamutwaye, ariko bakoze PV de constat cyangwa se inyandiko mvugo y'ibyo babonye, basanga uru rugi rwo kw'irembo rwari rukinze, igipangu gikinze. Nyirangiro nsanga yari mu rugo, kuba atagaragaza undi muntu wo hanze waturutse hanze ngo akingure igipangu cyangwa se amubona gisimbuka ashyire uriya mwana muri uriya mupira yari yakoze nk'umugozi, ni ikimenyetso nyakubahwa Perezidante y'iburanisha kidashidikanwaho ko nta wundi agaragaza wishyuye umwana. Kuba rero mu bushinjacyaha ahakana icyaha akavuga ko uyu mwana ngo yiyahuye ngo kubera ko ngo ababyeyi be papa we ngo yari amaze iminsi amutuka, ngo kubera ko atakoraga etide neza, ndibaza ko atari kumenya kwiyahura uko bikorwa, kwishyira mu mugozi ngo amenye guhirika intebe. Nta nubwo yari kuba ari mu mugozi ngo abashe guhirika iyo ntebe bavuga, kereka karamutse ari agataburete, ariko yari intebe y'idiba. Ntabwo rero yari kuyisunika ngo bitume yanagana hejuru. Uru rugi rwarapimwe rusangwa uyu muryango wari ufite 1.80 m. Uyu mwana yari afite 1.58 m. Yaba nta kintu yahagazeho, icyo yahagazeho cyo yuririye ku ntebe, ariko noneho ageze mu mugozi rumva 1.80 m, afite 1.58 m, harimo santimetero 22 arizo yanaganyemo zasigaye hasi y'igihimba cye n'ubutaka. Ahagarara bituma anagana mu kirere, umugozi ubona uko umufata neza. Yaba rero ari iyo mikino Nyirangiro nsanga avuga, uyu mugozi yari kujyamo agakomeza ahagaze muri ya ntebe. Imbaraga ze ntabwo zashoboraga kuba ari kurwana n'uwo mugozi kandi ngo anasurike n'iyo ntebe ifite yidiva, ifite buriya buremere. Ibyo rero nibyo iyi PV de constat cyangwa se inyandiko mvugo y'ibyabonywe yagaragaje, ivuga ko uyu mwana atiyahuye nk'uko Nyirangiro nsanga bivuga, dore ko no kwiyahura atarazi ibyo ari byo. Bityo rero yaba ari iyi raporo, yaba ari ibyo Nyirangiro nsanga yivugiye, nta gahato
ashyizweho agasobanura uko yakoze iki cyaha, agasobanura icyo yari agamije. Batangabuhamya Karimba Innocent ari we wakuye uyu mwana mu mugozi, agasobanura ko yamusanze ari muri uwo mupira wamufashe ijosi, ariko umwuka waheze. Nyakubahwa Perezidante y'iburanisha bikanashimangirwa n'uburyo yamaze kumushyira mu mugozi ntatabaze, akabigira bucece kugira ngo hatagira ukoma mu nkokora uwo mugambi, akiruka ntababwiye. Nyakubahwa Perezidante w'iburanisha, ubushinjacyaha burasanga ibyo ari ibimenyetso bishinja Nyirangironsanga iki cyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake. Ubushinjacyaha bumukurikiranyeho. Murakoze. Bakomerezaho mukavuga n'icyifuzo cy'ubushinjacyaha. Murakoze Nyakubahwa Perezidante w'iburanisha. Ubushinjacyaha bwavuze ko icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake ari icyaha cy'ubugome, icyaha cyo kuvutsa undi ubuzima, kandi umuntu ari umunyagitinyiro. Leta ifite mu nshingano zo kumurinda no kumurengera. Niyo mpamvu Nyirangironsanga Solange ubushinjacyaha busaba ko iki cyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake ko cyamuhama, urukiko rukamuhanisha igihano cy'igifungo cya burundu. Nyakubahwa Perezidante w'iburanisha, nk'uko iyi ngingo 107 ibiteganya. Murakoze Nyakubahwa Perezidante w'iburanisha. Sabaga gutanga ituze, hano turi mu iburanisha, ntabwo turi mu nama, turi mu iburanisha. Ubu ni urukiko rwahagurutse. Mwatuza rero. Ubu tugiye kumva Nyirangironsanga, umwanya n'uwawe. Wumvise icyaha bakurega, wumvise ibimenyetso bagishingiraho, abikurikiye neza. Umwanya n'uwawe rero kugira ngo wiregure. Murakoze. Icyaha bandega nubwo nacyemeye imbere y'ubushinjacyaha, imbere y'ubugenzacyaha muri RIB. Nacyemeye tariki 13 hari mu isaha ya 2:00 z'ijoro. Ubwo nafatwaga tariki 12 hari mu masaha ya saa 5 kugeza mu masaha 8, najyanywe kuri sitasiyo ya RIB Indera. Nkimara kugerayo baramfunze. Ubwo byageze nijoro saa 5 z'ijoro, saa 5 gushyira saa 6 z'ijoro. Baraje barantwara banjyana ahantu nanjye ubwanjye ntazi kuko hari nijoro. Barangije barankubita, baraniga nubwo umwuka utaheze ariko hari hafi yo gushiramo. Bambwira ngo mvugishe ukuri kuko ubuhamya nabahaga kuko byagenze ntabwo bo babwumvaga, ahubwo bashakaga ko mbabwira ukuntu nishe umwana, kandi mu by'ukuri ntabwo ari njye wari wamwishe.
ubwo iryo joro bankoreye ihohoterwa iyicarubozo gutyo mbabwiza ukuri kuko umwana atari njye wamwishe, ahubwo mbabwiza ukuri nk'uko kwari yiyahuye. Uwo munsi bangaruye muri gereza, bangaruye muri gereza mu buzacya kuko hashize akanya gato mbona ijoro riratandukanye. Ubwo ejo niriwe aho, bigeze nimugoroba nanone nka saa 12 kuko bwari butangiye guhumana, nibwo bagarutse nanone kuntwara banjyana i Remera. Aho naho bari banjyanye kongera kunkorera iyicarubozo nk'uko ihohoterwa kugira ngo nemere icyaha. Mbabwije ukuri kuko numvishe maze kuremba kubw'intege nke z'umubiri, nibwo nahise mbabwira ngo umwana ninjye wamushutse. Ibyo nabivugishijwe nuko numvaga umubiri wanjye umerewe nabi, ndagira ngo ndebe ko nakwikura aho hantu narindi. Ubwo nkimara kubabwira ngo ninjye wamushutse, bahise bandika, noneho barambwira tubwira uko wabigenje. Kubera ko nari maze kubabwira ngo ninjye wamushutse kandi nta kindi nari kongera kubeshya, n'ubundi nababwiye ngo ninjye wamushutse ngo ajye kurya umunyenga. Ariko mu by'ukuri nubwo nabivuze ntago kwari ko kuri, ndagira ngo ndebe ko nabava imbere. Nongeye ubwo ngubwo nkimara kubivuga, ako kanya muri ayo masaha hagati ya saha byari bimaze kuba mu masaha 3 kugeza wenda saa 4, ako kanya nibwo bahise bamfata n'amajwi. Ayo majwi bamfashe n'ikimenyimenyi kuko atari njye wabikoze, nabikoreshejwe n'inkoni kubyemera. Bakimara kuyafata barambwiye ngo ese ngo ubivuze kubera twagukubise, ngo ibisi ngo ubivugishwe n'ubwo batwaguteye. Umuntu wafashe amajwi, ayo majwi yagaragaje mwabyumva. None niba bari bazi ko batankubise, batanyemeje icyaha ku gahato, kuki biseguye bambaza ngo ese wakubiswe, ngo ese hari uwakubwiye nabi, ngo ese wagiriwe nabi? Ubwo iryo joro nibwo banzanye banjyana kuri sitasiyo ya polisi Kacyiru. Namazeyo narayeyo mu gitondo bansubiza kuri sitasiyo y'i Remera. Ngezeyo umuntu wari unkurikiranye namusabye ikintu kimwe, ndamubwira byibuze mbabarira umpuze n'ababyeyi buriya mwana, mbabwiza ukuri kuko ngiye numvaga mu mutima wanjye nubwo nemeye icyaha ariko ntakoze, ariko byanze bukunze ababyeyi b'umwana bagomba kumenya ukuri. Ibyo ntago babinyemereye. Ubwo narahiriwe, bigeze ninjoro nibwo bangaruye i Ndera. Igihe namaze i Ndera nta makuru bongeye kumbaza ajyanye n'uko umwana yaba yarapfuye. Ibyo bakomeje bambaza bashaka amakuru, nababwije ukuri kuko byagenze.
ariko ntabwo nongeye kubabwira ko ari njye wamwishe. Ubwo ngubwo nshingiye ku byo kandi bavuze ngo maze ngo kumuniga ngo nahise ngenda bucece ngo njya kubwira ngo mama w'umwana. Hari aho bavuze ngo nagiye ngenda kumubwira ngo naza arebe, ahandi baravuga ngo mama w'umwana ngo yaravuze ngo ngiye namubwiye ngo umwana ariyahuye. Ibyo ni papa w'umwana wabivuze kandi ntabwo nigeze mvugana nawe kuva yava mu rugo mu gitondo. None se nimba bahamya koko ko ari njye wishe umwana, ahantu bavuze ngo ahantu mama w'umwana ngo akorera ngo ni muri metero 400, izo metero ntazirimo. Ni hafi y'urugo na metero 200 ndahamya zitarimo. Ikindi bavuga ngo ngewe ngo nafashe intebe ndayisunika. Dufashe muceceke ubu turi kongera kumva sakuza turamufatira ibihano. Intebe nimba baraganiriye n'ababyeyi b'umwana, intebe ahantu yari iri n'ubundi niho yari ituwiba ntigihava, nta n'umwanya uri hafi wayisunikiramo kuko iri hagati y'akabati n'umuryango. Icyo ngicyo bavuze ngo nasunitse intebe ntago ariko kiri, kuko intebe n'ubundi ahantu yari iri ni naho iba ntiginahava. Mu by'ukuri ntago ari njye wishe umwana. Barabyutse mu gitondo umwe ajya muri siporo undi ajya mu kazi nk'uko babivuze, bansigira umwana. Ubwo nakomeje kumwitaho nk'uko bisanzwe, nteka igikoma ndamugaburira, nanjye twaranasangiye, nta kibazo na kimwe nari mfitanye n'umwana. Turangije nandura ibyo twakoresheje nkomeza hanze njya kubyoza. Yaraje ansangayo arakina by'abana, njye ubwanjye nabiyerekeye n'umugozi yabanje gukina nawo awumanika hanze aho banika imyenda. Ibyo kuki babyirengagije? Ikindi, ubwo umwana amaze gukina n'umugozi nibwo nakoze uko nshoboye ndamugasubira mu nzu ujye kwiga. Agaruka mu nzu ngenda hanze nkomeza nkora imirimo yo mu rugo uko bisanzwe. Ako kanya hashize akanya nibwo mama w'umwana yampamagaye kuri telefone arambwira ati nzanira igikoma. Akimara kubimbwira ngiye nahise ninjira mu nzu, nibwo nasanze umwana ari ku rugi ari kunagana. Sinzi nimba mama w'umwana yarabahaye amakuru, yaranyiteze nk'umuntu umushyira igikoma, ariko yambonye ngiye kumutabaza nanjye ubwanjye nkimara kubibona nabaye nk'umuntu uguye muri koma, ndahungabana kuko ubwanjye nanjye kuvuga ngo ntabazi. Cyokoze nagerageje kuba namukuramo, ariko nk'uko babivuze ipfundo ryari rikomeye ntago nabishoboye. Noneho umutima wahise umbwira ngo irukanka ubivuge, kuko nari maze kuvugana na mabuja kuri telefone, kandi mu by'ukuri mabuja ntiyari ari kure, kuko nanjye nkigera no hanze nsohotse igipangu kuvuga ngo ndavuza induru ntago nabishoboye kubera ko nanjye byantunguye, ni ibintu byantunguye pe. Ahubwo se mama w'umwana yaba yarababwiye uburyo ndamugezeho, ukuntu nari imeze, ubwanjye kumubwira ngo umwana ariyahuye ntago nabishoboye, ntago nigeze mbishobora, kubera ari ibintu byabaye bingwiririye nanjye byanantunguye.
kandi hari aho mwavuze ngo naragenda mubwira ngo umwana ariyahuye, ahandi muravuga ngo nagiye mubwira ngo ngwino urebe. Ibyo murabihuza mute? Ubwo mvuge ku mutangabuhamya wavuze ngo nagiye ngo kubwira mabuja. Nese niba naragiye ncecetse ntatabaza, we yabimenya ate? Nagiye ntabaza, ntago nagiye buhoro nk'umuntu ugiye kuvuga icyo yakoze agenda gake. Nanjye nagiye nk'umuntu utabaza. Byongeye kandi uwo wamuhambuye se wageze mu rugo wenyine, yazanye n'abandi benshi kubera twaje dutabaza tuvuga. Nanjye nagiye, twaje inzira yose, umuhanda wose tuvuga. Sinzi impamvu bavuga ngo nagiye bucece, ngo mbwira mama w'umwana bucece. Ikindi nongeraho, niba ari njyewe wari umaze kubikora koko, ubwoba bwo kuba nari maze, ntabwo nari gutega ubwoba nubwo mbikoze. Kandi niyo nagira ubwoba, umuntu ukoze ikintu akagira ubwoba ntago ajya gutabaza, ahubwo agerageza kuba yakwihisha cyangwa agahunga. Kuba muvuga ngo nagize ubwoba ngo njya gutabaza, ibyo ntago ariko biri. Ibijyanye no kuvuga ngo umwana yanteye ibuye, biriya nabivuze kugira ngo mbone ibisobanuro by'ibyo nari maze kuvuga ngo ni njye wamushutse. Mu by'ukuri umwana yari umwana watojwe umuco mwiza, usibye no kuba yantera ibuye no kuntuka, yari atarantuka mu gihe twari tumaranye. Ikindi kandi n'ababyeyi be niba mwarabaganirije, barabizi ko umwana wabo yari umwana utubahuka, yari umwana wubaha, yari umwana ubwira kumva. Ntabwo yigeze antera ibuye. Nabivuze kugira ngo ndebe ko nava imbere ya RIB, kubwo nari maze kuvuga ngo naramushutse. Ntago ariko byagenze. Niyo mpamvu ngira ababyeyi b'umwana nimba bari hano, nubwo icyaha cya mama kubera umwana yapfuye ari njye twari kumwe twenyine, ariko ntabwo ariko kuri, bamenye ko umwana wabo yiyahuye. Ikindi nongeraho, naba mbasaba kundenganura, kuko icyaha nshinjwa ngo nakoze nacyemejwe n'ibyo bankoreye, ntago ari njye wagikoze. Umwana yariyahuye. Yego. Wagira n'icyo uvuga ku bihano bagusabiye? Ku by'ibihano bansabiye, buriya hari amategeko wenda aba ateganyijwe, njye ntabwo iby'amategeko mbizi, ariko ndasabaga ko nibabona n'icyaha n'ikimama ukumva ko ari njye wagikoze, ibihano bansabiye bazabikurikize nk'uko babiteganyije. Uko wasanze umwana nyine yimanitse mu mugozi ari kunagana, wowe nk'umuntu wasanze ari kunagana ubona yaba yarabigenje gute? Mbese nk'umuntu wasanze uko wasanze ameze ubona yaba yarabigenje gute? Uri kubona urugi, intebe yari yegereye urugi nk'uko babivuze. Hagati y'urugi n'intebe
harimo santimetero nkeya, bavuze ko ari santimetero 40. Nge ntabwo nzizi kuko ntabwo nazipimye. Ngewe naraje nkinjira gutya mu nzu, ubwo nari ngiye ku meza gutora igikoma cyari kiriho ngo ngishyire mabuja. Nkinjira mu nzu nahise mbona umwana ari ku rugi aziritseho, yari aziritse mu ijosi, ari kunagana amaguru anagana hasi, ntabwo amaguru yari ari ku ntebe. Nkimara kubibona ngewe nihutiye kugenda mfata umwana mukoraho, ndamuhamagara ntiyanyitaba, nkora ku ijosi ku mupira wari umuziritse, numva urakomeye. Umutima ntago wambwiye gufata icyuma, ahubwo wahise umbwira ngo irukanka uhamagare baze batabare. Nicyo nakoze, ndiruka ya gutabaza, baraza nabo baraza biruka. Nubwo bavuga ngo ntago natabaje, umusaza wamuzirekuye na mama w'umwana ntago ari bo bageze mu rugo bonyine, baje hahise hagera abantu benshi. Yaba ntaratabaje ntago abo bantu bose bari kuhazira rimwe. Yaba ntaratabaje nari kugenda nkabwira mabuja ntibanguka mu rugo ngwino urebe nkuko babivuze, nkabimubwira bucece tukaza bucece. Ntago nari kugenda ngo tuze tuhuruze inzira yose abantu bahurure. Bivuze ntabwo ari byo twari dukeneye kugira ngo twumve umuntu wasanze umwana ari kunagana. Ubwo uratubwira se ko yaba uwo mugozi yiziritse kuri urwo rugi ahagaze hasi cyangwa yarahagaze ku ntebe ukurikije uko hameze? Yewe nkurikije uko hameze nuko mbitekereza, ntago wafata umugozi ngo ubanze uwizirika ubone kuzirika wenda ku rugi. Ntekereza ko yabanza akawuzirika ahagaze ku ntebe kuko intebe yari yegereye. Yamara kuwuzirika akajyamo, wenda yamara gukuraho amaguru kuyasubiza ku ntebe bikamunanira. Icyo nicyo ntekereza ko yaba yarabigenje. Se wumva ari iyihe mpamvu yari gutuma uriya mwana yiyahura? Yaba se yarabibonye hehe ukurikije no kubushinjacyaha bwavuze umwana w'imyaka 9? Wumva yarabitewe n'iki? Nkuko natangiye bibabwira nubwo babyirengagije, umwana ababyeyi be bamusigiraga telefone za smartphone. Ntekereza ko imikino yose iberamo umwana yarebagamo ibyo akeneye. Ashobora kubona mu dufilime tw'abantu biyahura akabimenya. Ikindi cya kabiri, ntekereza ko yaba yarabikoze wenda adagambiriye kuba yakwifutsa ubuzima, wenda si ko ari gukina nk'uko abana bakubagana bikarangira abuze umuntu hafi ngo amutabare, bikarangira ashize mu mwuka. Ikindi cya gatatu mvuga, uriya mwana papa we yari amaze iminsi amuhabura, yari amaze iminsi amukaruma cyane, kuko mu minsi 2 ikurikirana yaragendaga yataha bagatongana akamupfukamisha. Yari afite n'inkoni yamanitse hejuru y'akabati, yajyaga ahita amanura akayimukangisha akanamukubita rimwe na rimwe. Nabyo ntekereza ko byaba biri mu byatumye yaba yakora icyo. Hari n'ikindi gihe umwana iyo papa we yabaga hari yagendaga akajya mu buriri akaryama, ijoro rikamubwira aho yanze kubyuka azi ko papa we agihari. Hari n'umunsi umwe nigeze kubibwira mama w'umwana, ibiriya bitarabaho, ndamubwira nti umwana papa aramutinya cyane. Sinzi niba ayo makuru yarayabahaye cyangwa sinzi niba hari icyo yaba yarakoze wenda aganiriza umugabo we, ariko ibyo bintu byari bisanzwe. Ndatekereza ari ibyo ngibyo ngiye ntekereza.
none urimo kutubwira yuko ibi wasobanuye mu bugenzacyaha ari ibintu nyine wabonye ko bari kugukubita uhitamo kwemera ko ari wowe wamushutse ngo yiyahure. Ubu buryo wasobanuye byagenze, ibi bintu wabitekereje gute kugira ngo ubirondore kuriya ku murongo? nyine barambwiye ngo kubera nawe maje kubabwira ngo namushutse, ninjye wamushutse kugira ngo ajyemo, nta bindi bisobanuro nari mfite byo kubasobanura uburyo kinamushutse. Kuyo mbabwira ngo namushutse ngo sinzi uburyo nari kubisobanuramo. Ibyo ni ibintu nahise mfindafindira hafi aho, mbivugira aho ngaho birarangira. Nanjye ubu ngubu nta nubwo nari nzi ko ari byo navuze, mbyumviye hano. Nyuma icyo gihe wari uri mu mirimo hanze, uwo mwana mwaherukanaga mu gihe, ni ukuvuga ngo tubwire umwana yari ari gukinira aho hanze, ubundi ajya mu nzu, wowe nyuma yo kuva mu mirimo ukajya mu nzu kureba igikoma, n'igihe mwari muri kumwe hanze harimo iminota ingana gute? Iminota yabirimo ndatekereza, nagiye mu hanze noza ibyombo, harimo iminota igera nko muri 15. Iminota 15 irimo kuko naragiye noza ibyombo, nari mbirangije nshigaje koza amasafuriya. Iminota 15 yabirimo. Ubushinjacyaha mwagira icyo mwongera ku byo mwasobanuye niba mwumva mugifite, hanyuma musoza. Murakoze nyakubahwa Perezidante w'iburanisha. Ubushinjacyaha bwari bwasobanuye bihagije, bwatanze ibimenyetso bimushinja, ariko kuko avuze ko mu bugenzacyaha ibyo yavuze yabikoreshejwe nuko yari amaze gukubitwa, yakorewe iyicarubozo, ariko kandi yongeyeho ko agifatwa ngo aribwo yakubiswe, amaze gusubiza ibibazo bamubaza, ni ukuvuga ngo amaze kwibeshyera baramureka. Uyu Nyirangironsanga yabajijwe inshuro ebyiri. Yabajijwe ku itariki ya 13 z'ukwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2022, yongera kubazwa ku itariki ya 19 z'ukwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2022. Ku itariki ya 19 yongeye kubazwa, aho yabazwaga ibijyanye no kwihindagura amazina, kuko byagaragara ko afite mituweli yanditseho Musabyimana Christine, agasobanura ko yayibonye kubw'uburiganya ayitiye uwitwa Musabyimana Christine ngo kuko yaragiye kubyara. Mu kibazo rero cya 9 yarabajijwe ngo tugarutse ku rupfu rwa Rudasingwa Ihirwe Davis, ngo uretse ibuye uvuga yaguteye bikagutera umujinya wo kumwica, nta kindi yaba yaragukoreye? Yaravuze ati oya. Barongera baramubaza ati ukomeje kwemeza ko ari wowe ubwawe wakoze igikorwa cyo kwica
uriya mwana. Iki kibazo nyakubahwa perezidante w'iburanisha cyagiraga ngo gishimangire cyangwa cyuzuze ibyo yari yabajijwe ku itariki ya 13 z'ukwa gatandatu, ahakana avuga ko yabivugishijwe n'inkoni, ariko kuri 19 atavuga ko yakubiswe kuko yari inshuro ya kabiri. Baramubajije niba akomeje kwemeza ko ari we wishyuriye mwana. Ku gisubizo cya kabiri yaravuze ati yego ni njyewe, nta muntu wamfashije. Ibyo rero biragaragaza ko ibyo avuga ari uguhunga icyaha, kuko yakiyemereye nta gahato, akakiyemerera nk'uko nyakubahwa perezidante mwayimubajije, agasubiza nta gahato ubushake bwe uko yagikoze. No ku nshuro ya kabiri akavuga ko nta muntu wamufashije, ko ari we ubwe ku giti cye wishyuye umwana. Bivuga ko rero ibyo amaze gusobanura ubushinjacyaha busaba urukiko ko bwakwemeza ko nta shingiro bifite, kuko ibijyanye n'uko yaba yarakubiswe avuga nta kimenyetso abitangira, kandi akaba yarabisubiyemo akanabisinyira inshuro ebyiri nta gahato. Murakoze nyakubahwa perezidante w'iburanisha. Nyarengiro nsanga nawe wagira icyo wongeraho usoza. Murakoze. Ibyo bavuga bari kuvuga ngo bambajije ubugira kabiri, tubiramo mvuga ngo ni njyewe nta wamfashije. Ntago ariko biri. Mu bibazo bambajije ibijyanye n'iriya nyandiko, bambaza ibijyanye n'iriya karita, ntago bigeze bambaza ibijyanye n'uko ari njyewe wabikoze. Kandi ikindi mvuga, nkimara kuva i Remera aho bankoreye dosiye, abanjyanye nahise mbabwira ngo ibi byose bibaye mbyemejwe n'inkoni. Nakomeje mbibabwira na n'iyi saha, niyo mpamvu nkibivuga. Nubwo batabishyize mu nyandiko ngo babyandike cyangwa babitangaze, nuko bo ubwabo bashakaga kumpamya ibyaha, ariko ntago ibyo byabayeho. Narabibabwiye abaribu bankurikiranye, narabibabwiye, sinzi niba mwaganira mukababaza mugakora ibiganiro. Ndatekereza badashyizemo amarangamutima, bababwiza ukuri kubw'urubanza rwanjye utangire mu itangiro kugeza na n'iyi saha. Nemeye umunsi umwe wonyine nari Remera, nta wundi munsi n'umwe nongeye kwemera ko nishe umwana, usibye ko bo birengagije kumva ukuri. Nta kindi ntongera. Biriya bavuga wasobanuye, urimo kuvuga ko utigeze ubivuga kuri kubazwa kwa kabiri. Kubazwa kwa kabiri ikintu bambajije, banzaniye inyandiko, barambaza ngo izi nyandiko zisobanura iki. Nibyo nasobanuye. Ibyo kuvuga ngo ibyo wabajijwe ngo urongeraho ibyabaye mbere, nta kindi babimbajijeho, ahubwo bambajije ibijyanye na ziriya nyandiko. Ubwo abo bakubajije nta bandi batari babandi bari bakubajije mbere? Nibo. Nta kindi gisigaye, byose byasobanuwe. Urubanza rero tuzarusoma
tuzarusoma ku wa mbere ku itariki 25 z'uku kwezi kwa karindwi, kubera ko iki cyumweru gitaha cyose tuzaba turi mu mahugurwa, ntabwo tuzaba turi gukorera ku kazi. Ubwo rero tuzarusoma ku wa mbere kuri 25 mu masaha ya saa 3. Iburanisha rero rirashojwe. Rubibi akagari ni Cyaruzinge umurenge n'Indera. Ntabwo dusanzwe tuza mu nkuru z'ubutabera ngo tuze aha kuri tere. Ibintu bikunda kubaho gake cyane. Ubundi imanza nk'izi zibera mu baturage zaherukaga mbere ya muri 2003 mu nkiko gacaca. Aha rero twaje mu rubanza rw'umudamu w'abana 5 ufite imyaka 37 witwa umukobwa yitwa nde? Okay, uyu mudamu yitwa Yose Solange. Umwirondoro we garagaza ko akomoka mu karere ka Kirehe. Ni umudamu w'abana 5 waje gushaka akazi hano ko mu rugo, aho yakoreye umugabo witwa Rudasingwa Victor. Yarahamaze gusa ibyumweru 3. Muri ibyo byumweru 3 yahise yicamo umwana witwa Rudasingwa Hirwa Davis, nkuko ubushinjacyaha bwabisobanuye. Reka tubivuge mu ncamake. Twe nka JALAS official twageze hano kuri iki kibuga cyo kwa Padiri Cyaruzinge mu saa 1:15, ariko iburanisha mu by'ukuri ryatangiye saa 4:15. Ntacyo twebwe byari bitubwiye cyari cyo twashakaga koko kumumenya. Hari foto mwabonye y'uwo Yose Solange, n'ubundi niko yaje yambaye mu mupira wanditseho Chicago Bulls. No mukobwa wari wambaye ikanzu y'umukara no mupira n'udukweto tw'umukara, ariko kandi mu ipfunwe ryinshi yakuwe mu modoka. Hanyuma abaturage bari bakubise buzuye ku kibuga nk'uko muri kubibona mu mashusho, baje kureba koko uko asobanura uko yishe Davis Hirwa. Ubu urukiko rwatangiye rumubaza niba umwirondoro ari uwe. Bamusabye guhaguruka, agaragaza ko yavutse 1985 akavukira Kirehe. Yemeje ko ari uwe. Urukiko rusaba ubushinjacyaha gusobanura mu mpamvu zimbitse zatumye bumuzana hano kuri iki kibuga, cyangwa se nubwo ari mu kibuga ariko ni urukiko rwisumbuye rwa Gasabo toujours. Inteko y'abacamanza umucamanza umwe n'umwanditsi w'urukiko niyo yayoboye iri iburanisha, ariko kandi ubushinjacyaha nabwo bwari buhagarariwe n'umushinjacyaha umwe. Umushinjacyaha wamaze isaha asobanura imiterere y'ikirego cyabwo yavuze ko
ubwo Isawa Davis yajyaga muri siporo na nyina yagiye gucuruza mu rugo hasigaye umukozi gusa na Davis mu byo bapfubiranye bimwe umwana ashwana n'umukozi wo mu rugo umukozi yahisemo kumushukashuka aramubwira ngo naze ajye ku ntebe akina umukino wo kwiyahura amushyira ku ntebe azirika umugozi ku idirishya umwana amaze kujya mu mugozi wa mukozi akuraho intebe ahita ajya kubwira nyina w'umwana ko umwana yiyahuye hanyuma nyuma yo kubikora gutyo umubyeyi koko yaraje asanga umwana yapfuye akora uko ashoboye bya kibyeyi amuha umwuka we nk'uko ubushinjacyaha bwabisobanura ariko biranga ibi by'ubusa nyuma yo gusuzuma umurambo bagasanga umwana yishwe ashyizwe mu mugozi n'umukozi wari ushinzwe kumurera witwa Nyirangiro wasanga Sohange bajyanye umurambo mu bitaro bya Kacyiru barawusuzuma ibipimo biza byerekana ko umwana yishwe bavuze mizire z'ameza n'amadirishya n'intebe mu kiganiro muri kubireba ariko kandi mu cyifuzo cy'ubushinjacyaha ni igihano yasabiwe cya burundu gihanwa kandi kigateganywa mu ngingo y'107 ubushinjacyaha bwavuze ko ari igihano yakoranye ubugome busaba ko ubuzima bwe bwose yaburangiriza muri gereza Nyirangiro wasanga yahawe umwanya yahakanye icyaha cyo kwica Davis avuga ko yabyemereshejwe n'inkoni yakubiswe ubwo yajyaga muri RIB kubazwa ariko kandi uyu mugore wagaragaje wakomeje kwitsa avuga ko umwana yiyahuye uko yavugaga ko yiyahuye abaturage bavuzaga induru urukiko rugasaba ko abaturage batuza uko niko byagenze nuko nyuma yabwo yo gusabirwa igihano cya burundu umucamanza yamubajije icyo avuga ku gihano yasabiwe ati niba ari kubushinjacyaha bwabisabye namwe nimusuzuma mugasanga ko ku cyaha naragikoze nzahabwa iki gihano nyuma yo kumva impande zombi iburanisha ryamaze amasaha 2 umucamanza yategetse ko iburanisha ripfundikiye avuga ko isomwa ry'uru rubanza rizasomwa kwa 25 saa 3 za mu gitondo kuri iki kibuga n'ubundi cy'umupira twihanganisha umuryango wa Davis Mesero Dasengwa Victor nibidushobokera mbere y'iyo tariki tuzamushaka tumubaze byinshi twumva uko yiyumva nyuma yo kubura umwana we twumva uko yumva nyuma yo ko yazanywe kuburanira hano hanyuma tunumve icyo asaba noneho muri rusange ariko abaturage bagaragaje agahinda gakomeye ni ibintu bitamonyerewe mu Rwanda ko umukozi ashobora kwica umwana yaje kuhakora uyu mukozi rero nubwo umwirondoro ugaragaza ko ari uw'ikirehe ariko akaba akomoka mu karere ka Gakenke yari amaze ibyumweru 3 mu rugo rwa Victoire Rudasingwa reka tuvuge nakurikiranye imanza nyinshi imanza nk'izi ntabwo nzikunda ziri mu manza nanjye bitanyorohera kujera ndi kuzikurikirana aho umuntu avuga ko umwana yiyahuye w'imyaka 9 kandi yaramwishe nabyo bwabyo ntekereza ko ari ugushinyagura reka tubirekere amategeko n'ubutabera twe uko biri kose byaba ibyiza byaba ibibi tuza tukabigezaho abanyarwanda n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda mu nyungu rusange urubanza ruzasomwa ku wa mbere w'iki cyumweru ngewe nitwa Jean Paul Nkundineza Imana urubanza ruzasomwa ku wa 25 Nyakanga isaa 3 za mu gitondo kuri iki kibuga twe tuzaba tuhabereye nka JALAS official gahunda zose muzazimenya abakomeza gukurikira ibiganiro byacu Imana ibarinde mwese kuri kamera nishimiye Imana Keve